senga musenge bisanga nabonye abakobwa batangiye kurira humura nawe bizagenda neza Imana isezeranya yarangiza igasohora aho umuntu yabonye inzira Imana izifite byinshi kandi bikora umanure urupapuro hasi gakeya azamure ikiganza cy'iburyo kizamure cyane rwose tuzava mu barahiye vuga cyane kugira ngo tukumve neza Jewe ndahaye Jean ndakwemeye wowe tugeneye Christmas mbere umugore w'isezerano ndagusezeranya ko ndagusezeranya ko nzagukunda kugukomeza haba mu byago haba mu makuba byiza dukize cyangwa dukennye ndagusezeranya ko ntazaguhemukira kandi ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo ugarutse Imana izabigufasha. Komera Imana amashyi menshi cyane komera Yesu amashyi menshi cyane arahiye neza aramusezeranyije zamura akaboko k'iburyo ukazamura cyane umanure gakeya kumidahiro komera Imana amashyi menshi cyane reka ndebe impeta bafite bazanye ubusanzwe aba ni abakozi b'Imana aya ni amasezerano y'Imana y'ibyo yavubwiye none irabisohoje rero ni abaririmbyi ni abacuranzi uyu mwanya ni uwanyu ndaguha iyi mpeta kandi izi mpeta uko nzibona ni impeta za zahabu zisa neza zirahenze nkuko nabo bahenze rero bagiye kuzambikana kano kanya nanjye reka zisengere Mana ishobora byose Mana ikomeye sengeye izi mpeta bagiye kwambikana nkuko bagiye kuzambikana nkuko zimeze ni impeta zidafite inenge n'imwe ni nako urukundo rwabo ruzarangwa n'ubugwaneza kuvuga neza bizarangwa no kudahemukirana nkuko izi mpeta zimeze niko nabo bazakomeza kuba bameze bari umwe urakoze ko izi mpeta nta n'umwe uzayikuramo ahubwo ibyo wavuze ku miryango abashakanye byose bizabasohoraho byiza urakoze ko wumvishe gusenga kwanjye no kugira kwanjye amen Joni ngo bisa naho ndeba kugira ngo uraza amagambo menshi wamubwiye kugira ngo ukure umuryango wabo yari ameze neza rero wowe ugiye kumubwira amagambo ushaka amwe mu magambo ugiye kumusezeranya imbere y'abantu bose bari hano nk'ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri ukunda
ikimenyetso cy'uko hari amagambo wamubwiye bigatuma umutima we unezerwa. N'uyu mwanya ugiye kuvuga ayandi natwe yadusangize kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko uyu munsi none ubishyize ku mugaragaro urukundo n'abakunzi. Ngaho wagwe mikorofone bayigufashe, humura ufite igufasha, ugiye kubanza kuvuga. Aha barashaka kuririmba kanekereye. azabayobora muri byose. Yewe Apotre Myasiro Jean Bosco yemeje ko abangaba John ndetse na Fanny babaye umugabo n'umugore, ko bazatandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Imana izabibafashemo. Amen.
bakanda umupasiteri w'umushyitsi na waje abisingiwe azatambukanira kugira ngo dufatanye kandi namari ntabwo ukomeza kuba muri hano kuko ntacyo batwaye ni byiza kuko guhera abantu bose gusenga dufashe gusenga ikibazo reka duhura n'icyo gusenga uwiteka Imana ikomeye urahambaye uri Imana ishoboye byose uri Imana nyamana uri Imana isozeranya igasoza uri Imana ishyiraho igakuraho uri Imana isoza ibyo yavuze muri kano kanya abana bawe turagushimiye kuko ushohoje ibyo wagambiriye kandi ukaba ushohoje ibyo wasezeranye uyu ni umuhango watangire muri Edeni ubwo washingiraga Adamu na Eva ni nayo mpamvu uyu munsi urwo rugendo rwatangiye muri Edeni rugikomeje aba n'abana bawe aribo John ndetse na Fanny ndagushimiye kuko urugendo rukomeye bagiye banyuramo rwa gisore harimo intambara zikomeye harimo ibirusha bigoranye ariko umwami bakapfukamye ahangaha nk'umugabo n'umugore kuko wamaze kubyemeza turagushimiye Uwiteka ko iki ari igihamya gihamiriza abantu ko uriho kandi ugikora na bugingo n'ubu turagushimiye rero ko wahabaye yaba mu rugendo rwabo batangira iyi gahunda wabanye nabo turagushimiye ko uyu munsi wa none byemeza ko nta umugabo ukunda umugore kandi ijambo ryari rakavuga ngo icyo Imana yafatanyije n'akari muri gitandukanye turabasengeye tubasabiye umugisha tubasabiye kwaguka tubasabiye nk'umurako tubasabiye iterambere uhereye nonaha urugo rwabo turasaba ko rwaba ijuru ritoya abazarugeramo bashonje bazajya bashima izina ryawe abazarugeramo bafite ibibazo bazabona ibisubizo by'ibibazo bari bafite abazarugeramo bafite intimba bazabona umunezero muri uru rugo kuko ariwo watangije uyu muhango kandi akaba ari nawe uhagaze mu mwanya wa none turabasengeye rero duhagaritse intambara zose za zindi ziba mu mago za zindi Satani ajya ahagurutse maze ibyari ijuru ritoya bikaba aho abantu bifuza kutaba izi mbaraga turazinanije izi mbaraga ziguza abantu amahoro zigakura abantu mu mahoro babashyizemo izi mbaraga zitanya abantu turazinanije uru rugo turukorotije amaraso yawe mwami Yesu reka aba ari urwirindira kandi ari urugaragaramo aba ari utanga ibyishimo aba ari utanga amahoro ari intambara ziturukiye mu miryango izo turazinanije ari intambara ziturukiye mu baturanyi amagambo yose turacerekesha mu izina rya Yesu duhamagaye gukora kwawe duhamagaye imbaraga zawe reka ubahereze umugisha bazarinde imvi z'uruyenzi bagifite urukundo rwo muri fiyansaye bazarinde imvi z'uruyenzi bagikundanye bakireba n'akana ko mu jisho mwami ndagushimiye reka urugo ruzabe mu ijambo ryawe bazasenge babaye hafi yawe kandi nibataka ujye ubatabara ikintu cyose bazagusaba mwami uzabe hafi yabo ubagire neza turagushimiye rero uru rugo rwubatse kandi akaba ugiye kurukomeza kandi akaba ugiye kubana nabo urakoze kubikoze ngaho bana nabo mu buryo bwose yaba mu buryo bw'umwuka yaba mu buryo bw'umubiri yaba mu buryo bw'ubwenge reka imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwabo urakoze tubikomera amashyi menshi mu izina rya Yesu amen twongera amashyi menshi Imana bikoze umuyobozi wa Yesayi aze hano mama Yesayi mama Yefuda kuko iyo miryango babarizwamo imiryango 12 rero turabaha impano usibye twateguye impano baraza kubaza impano batambuka kubahereza certificate yawo reka tubanze tuzamura Imana icyubahiro twese tuzamura Imana icyubahiro waririmbye aravuga ngo uva mu gusenga ariko iki ni icyemezo cyangwa se n'impamya ubumenyi n'impamyabushobozi abandi bagomba gukiza umusore nabo bandi aba bantu mubona banyuze mu bintu byinshi ntabwo bagomba kuvira mwahoro badahawe ikintu kibashimira kinabemeza ku buryo babaye impano rero n'impamyabushobozi
itorero ryiga ibahita ngo Muri ni icyemezo cyo kubashingira ni ukuvuga ngo uhereye none aha ngaha hari abazimu bapfuye ku buzima bwabo hari abadayimoni bapfuye gusa hari imyanya ifunzwe bitewe n'uko iki cyemezo kibahaye kugira ngo kiyobora kiributsa ko hari intambara mwanyuze itorero rirabashimiye kandi mu izina ry'Imana yacu ishoboye rwose iki cyemezo kizahora kiri imbere yabo kandi umwe ntajya kurangara cyangwa ahuye n'intambara udahuje umenye ko mwagize ngo intambara zifata izindi zose mwahura nazo Imana ibahereze umugisha kandi murakoze cyane. Reka dusabe mama Ifuta nawe agire icyo avuga kuri ya Bibiliya afite. Haleluya. Haleluya. Turanezerewe ku bwanyu. Iyi ni impano itorero ryabageneye, impano idasanzwe y'ijambo ry'Imana. Igihe cyose mugeze mu kaga, igihe cyose mugeze mu ngorane, cyangwa se igihe cyose mugize amagambo mwumva, mujye mwibuka ko hari ijambo Imana yabavuzeho kandi ko hari ijambo ry'Imana rigomba kuva mu muri. Rero twabageneye iyi mpano y'ijambo ry'Imana kugira ngo mujye muyisoma kandi ibahumurize. Imana ibahumurishe. Uracyabaha impano. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Nagiye kubaha impano y'indirimbo itorero ryabageneye, cyane ko ari n'abaririmbyi. Fanny umukobwa wanjye mu muryango nyoye ni umuririmbyi, jewe ni n'umucuranzi. Urumva ni amata yabyara amavuta. Imana rero ni ukuri Fanny itorero ryararebye risanga kubera ko dufite umuririmbyi kandi abagabo Bibiliya niko yanditse, ntabwo ari twebwe twabyanditse, bazarya babizicyuye. Igihe azaba yaje yabizicyuye afite stresse, umuririmbire urebe izaza muri urebe zo gushimisha, umuririmbire kugira ngo John za stress zose yazanye avuye mu kazi Murakoze cyane. Imana umugisha kugira kwakira amaturo baririmba baririmbyi dusoreza aho ngaho. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Bamanuke hano hafi muri hano gutya twakira amaturo mu gutanga gukora mashini yuko Imana bakoreye ubukwe. Tuguhaye ikaze mu muryango wacu, dore abusanze twese turagukunda, tukwifurije kubyara ugaheka, amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose. bana bacu nimuzirare, inzira mutangiye ni ndende, ariko muzisunga Uwiteka, azabashoboza, azabayobora muri byose. Ubuzima bushya butangiye none, bubabera itangiriro ry'ubuzima
ndetse na fanny urihangana ubukozi bwo bigenze neza abagabo n'abagore turabashimira umuryango impande zombi turabashimira itorero turabashimira Imana abakristo turabashimira inshuti turabashimiye rero bahumugisha bose bajyaga kubera ndetse na cyane tumukomeye amashyi menshi kugira ngo nabo bajyamo bose tuguhaye ikaze mu muryango wacu dore abusanze twese turagukunda tukwifurije kubyara ugaheka amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose bana bacu nimuzirare inzira mutangiye ni ndende ariko muzisunga Uwiteka azabashoboza azabayobora muri byose ubuzima bushya mutangiye none bubabera itangiriro ry'umunezero umugisha amahoro bizahore mu rugo rwanyu mbega umunezero Imana ibaremeye uyu munsi wa none dufatanije gushimira Imana mbega umunezero ibaremeye uyu munsi wa none twese dufatanije gushimira Imana yabahuje ibyari inzozi kuri mwe dore
shangwe na vigelegele kwa Baba Mungu. Mtenda mema na mtu asikitenganishe kilichoumbwa na Mola. Sisi sote tuimbe, shangilieni ni furaha, tumsifu Mungu. Kembo na kembo, sisi sote shangilieni, shangilieni, shangilieni kwa Bwana. Haleluya, impundu mw'ijuru ziravuze, ibyishimo, ishema kw'itorero n'umuryango, maze turirimbe, ifatanye turirimbe mu munezero. Mbega umunezero Imana ibarembeye, twese dufatanije gushimira Imana yabahuje. Tuguhaye ikaze mu muryango wacu, dore abusanze twese turagukunda, tukwifurije kubyara ugaheka, amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose. Bana bacu nimuzirare, inzira mutangiye ni ndende, ariko muzisunga Uwiteka, azabashoboza, azabayobora muri byose. Mbega umunezero Imana ibarembeye, twese dufatanije gushimira Imana yabahuje. Ubuzima bushya butangiye none, bubabera itangiriro ry'umunezero, umugisha, amahoro bizahore mu rugo rwanyu. Mbega umunezero neza cyane, barasa neza cyane nk'abikunda kandi. Hanyuma rero pare na marene mubafashe, dore ibyo nibyo mushinzwe. Hanyuma rero mugihagaze marene nabo mubaserive, ndaje mbabwire uko tubigenza. Nabo ni mubaserive, mubashwekere kandi. Bamwe baba kameramani mubigenze neza cyane kugira ngo iyo foto izagende neza, izabe bisa neza cyane. Aha, urabikora neza cyane nkanyurwa. Iyo foto irakenewe murebe ahangaha kandi mumwenyura. Data mwiza nyakugira Imana muzehe Alphonse, muri kano kanya kandi twongeye kugirirwa ihirwe, twongeye kongera gutarama. Twataramanye n'abeza uyu munsi, rero muri kano kanya tugiye kongera dutaramane n'abeza. Turaza kandi kuza gutaramana nabo dutaramiye ku ntambwe. Uze kunkundira rero wegere ijuru, hanyuma rero wakire mugenzi wawe Eric, mukomeze mudutaramire. uruhembe rw'umuryango wa Nasoni wari ukuriwe na Muhutu Ayubu Usagara uraho.
Neza abo ndagira ngo utambuke Murakoze. Reka nongere mvuke mu byimbo twongere turwane mu byano iminsi yari ibaye myinshi nongere muvune ihobe hanyuma twongere duhuze inkokora murabo ibihe byari bihise hindura umusaya haciye iminsi wongere uhindura umusaya neza muraho neza ni amahoro ahoze yego wabibonye rero ko iwacu turi abataramyi nabibonye ko dutarama kati kagaturika kandi kakamera bariya abatambyi bose bari bahishuwe muri mirimo bari bahishuwe kuri bugire amagambo reka mpamagare abahereza batambuke bakwakire umuryango wacu twakira abashyitsi maze nongere numve ko ya ntabwo iwabo zikibirana kwako biracyahari urabizi ko kera nasomye igitabo cy'abahemusengo ariko twebwe dukangaza uko mwizeye ndabizi aho umuziritsi batuziturire hanyuma tukwakire ndabizi kwa Nakireti ntabwo mujya mutugabira inzoga cyangwa se ubuki busembuye n'ubundi ndabizi muba mufite intango zidakangarira hamwe imitima y'abizera Alphonse Karabaye nakuvuna ihobe numva ndongeye ndanezerewe byari gukora n'indi bintu ntabwo babikore kuko nanjye nabirebaga bari kubanza kumbwira n'ubundi nabibonye ko igitaramo cy'iwanjye kirasa n'icy'iwacu ubushize bwo natwe bazaga kudutaramira wasanze ariko uradutaramo ni ukuvuga ngo ibisa birasabirana abataramyi bacu n'ubundi basa n'abaye kuko ni ukuri iriba ry'isoko riracyatenguwe mu mataba y'iwanyu ni ukuri ubuze rwanyu none se ntabwo imvura iracyari kwa kundi imvura iracyari kwa kundi ndabona bipfuye kugira ngo n'iki hanyuma kandi ndagira ngo nsabe umuziritsi wacu uyimurebye ubushobozi uragira uti bacwekere nta kibazo nta cyabaho ikibaho cyambera kibi urabibona Gature nawe yaduhaye izuba nahoze mubwira nicyo dusangiye n'izuba n'ivumbi wamanutse ujya musozi wa Kamonyi rero namanutse umusozi wa Kamonyi nagira ngo wongere ijambo ukundi nagira ngo umanure akavumbi rwose nambukana Nyabarongo ariko ntugire ngo nazanye ibiri muri Nyabarongo nayambukanye nanjye umutsitsimuzo mwiza hanyuma ngeze iwawe mu gitaramo nshingiye hanyuma kandi ndagira ngo ushyikire wakire mu rugo iwacu kwa Nakireti ndabona iyi nyengo ikwiye hanyuma kandi wumvishe ko uwasenze byose yabishyize vuga utamena twigwere amena ubwo natwe twese baduhaye karibu gushimira abasaza bacu n'intore cyane baraganira neza n'ibikunda hanyuma rero yakugira Imana muze Eric kagira Imana data yabwiye ati tuza kuba wifuza cyose ugihabwa ukomeze mugeje mu gitaramo urakoze kwa Nakireti nahise nakira ubutumwa barambwira ngo ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro icyitwa amashyi cyose bamaze kugisorera ntimuze kwimana amashyi numvise mutanga amashyi make reka bongere bashimire hanyuma Alphonse karamenya ko abarundi baravuga ngo bararyicara ariko abanyarwanda bararihagurukira nibyo ndavuga ijambo mu minsi yashize mwaratugendereye mutugenderera muri Siyongari musanga kandi turi ku gitaramo natwe Kigali urangije uraterura uradusaba uti hari irimbanda twese turatuza tugutega yombi hanyuma utugezaho iri jambo ryawe nyamukuru umuryango wa Nakireti wagutumye
bati tuje gusaba umugeni mu muryango wa Nasoni. Turangije twese turanamanama, ba nyirasenge barongera basubira mu rubohero, basanga uwo waje gusaba Françoise arahari, ndetse basanga umuryango wanyu kwa Anakreti n'uwo kwa Nasoni n'ubundi nta kirazirimo dusanzwe dusabana. Twarangije twaragukosheje, tugukosha by'umuco, urangije uradukwera. Ariko ugiye gutaha uravuga uti sinagenda ntasize ikizeneko sindi sendataze. Uti ku itariki ya 26 mugomba kumpekera z'ukwezi kwa munani. Hanyuma rero Alphonse aramuteza abiri wongere unkundire wimbuke mu byimbo maze duhurire rwagati. Usaba Françoise ukamusabira umusore wawe John. Twaranamanamye dusanga umuryango wanyu nta kibazo ufite mu wacu. Hanyuma François nkundira wigireje. Turavuga tuti kwiriya tariki tugomba guhekera umuryango wa Anakreti, hanyuma tukahageza Françoise rero uramubona amaze kugera iwawe. Ndagira ngo unkundire uze kubaza John niba koko Françoise uriya yakunze. ugize neza uravuga uti nkundire uze kubaza John, amaso yanjye aratangiye kuba ibirori kubera izabukuru. Hanyuma reka mpamagare John we. Hanyuma umugeni nusanga umugeni baduhekeye ari we twasabye watubwiye, uraza guhindukira umuhobere. Hanyuma nusanga atari we ukomeze wihagararire gutyo. Ubwo nawe nusanga atari we urabivuga. Ubwo ntitwakomera Imana amashyi, umugeni twasabye niwe baduhekeye. Usibye ibyo byateye nibwo numvise byabaye imituburano, ariko iwacu kwa Nasoni ntabwo twatuburira umuryango wo kwa Anakreti, icyo kirazira. Ibyo twari tubizi ko musanzwe muri inyangamugayo. Hanyuma rero Alphonse, burya ngo abakiranye neza bereka mitwobo. Namaze kukubwira ko umukobwa wacu Françoise ni mutembacyushye. Uramurinda iki? Kandi yahoraga amanita. Izo ni dore zo mukomeza kumuhata mu murinde jito. Maze François ugenda utwagurira umuryango, uvuye ahagendwa kandi ugiye ahagendwa. Ntugire ngo ugiye mu muryango kure, ahubwo tuzahora tugusura. Maze nuzajya wibuka mama ugireba ka gafoto mwifotoranyije, nuzajya mwibuka umusaza wawe ugireba ka gafoto. Urigiye utwagurira umuryango. Ubwo Alphonse reka mpamagare Françoise mugushyikirize, amare kugera mu muryango ubwo wawe arazana na John kugira ngo umwakire mu muryango. Yego. Rwose Alphonse, igihe mwajyaga kutwakira twagihe, ariko ngo yakubitaga afite ibanga ku gice. Humura Twamaze kumuheka yageze mu muryango kwa Anakreti. maze rero Françoise Uraho neza François, uraho kandi urabeho, maze ugende neza. Ndabizi John azagutetesha. John uzamwitaho, ndabizi. Nakubonye nsangura igituza cy'umunihiro, mbuga waguhiganiye ihubi. Ntabwo uzigera udutetereza umukobwa wacu. Dore ngo Françoise rero wahoze ubwira Alphonse ati ntabwo ngo ushobora kuryama ntabonye Françoise yamaze kugera mu muryango. Hanyuma rero reka nongere nisubirire mu byimbo njye guhindura uti. ndagira ngo hari ibyo wansabye. Yego. Mbwira ko Françoise ari atungwa n'ishyushyu, kandi urabizi ko mu mashyo i Rwanda tugira amashyo y'isanga. Ubwo muri ishyushyu ntituzabura, turabatunzi. Dufite ingo za Bihogo na za Kibango, hari na za Musengo na za Gitare, hari n'amagaju. Erega amashyo yanyu aturanye n'ayacu. Yazashima kuri Mukamirwa, iyo niyo azakamirwa. Hanyuma kandi umusore wacu John yize jito.
ahubwo yize nabonye nsanga somo karateka nawe wabibonye humura rero Françoise waje mu muryango wacu impamvu wakubwiye ngo uzarega agafoto nuko utazasubira mu muryango wo kwa Nasoni no kureba abasaza bawe azagaruka kuko avuye ahagendwa kandi agiye ahagendwa azagaruka n'ubundi umunsi wadukumbuye aratugiza umunsi yabakumbuye ariko ntazabakumbura ko yabonye John yashakaga nta kibazo Françoise ndabizi twamutoze byinshi yego ba nyirasenge ntiyigeze yisenga bamaze kumuha inzandiko zose azagenderaho hanyuma rero byo ongera ushyikiye umugore wawe uryohe ushyikiye umugore wawe wadutumye hanyuma reka nongere nsubire guhindura uti hanyuma nkumwere bya nyabyo hindura uti twimwere bya nyabyo tuzanye mubashyikirize izo mbehe hanyuma bakirane mu ruhame. Burundu ajya amamagara agatinda bajya mutegeka kuyinyuza kuri telefone hanyuma bo basubire ari imbere uraguma aho ngaho umubyeyi umubwira areba aha ngaha kugira ngo ino foto igaragare byiza cyane. Imana yacu nihabwa icyubahiro twebwe dushima umwami wacu kuko ari we ukoze ibi ngibi turashima Imana nk'umuryango wa Yesaya abafana bamo ni ukuri twishimye cyane kubw'ibi birori buriyo twishima ntabwo tuba turangaye amasaha kuko hano harimo ababyeyi bafite abana ariko bavuze bati umuryango n'umuryango tugomba gushyigikira umwana wacu kugera kuri finali. Rero twifuje kuba hano nk'umuryango wa Yesaya ni abantu benshi cyane ariko bamwe bari mu yindi mirimo nk'abantu b'umuryango nyine. Imana rero ihe umugisha John na Fanny kubw'iyi mpano kuri bayakire kandi bumve ko bayihawe n'umuryango wabo. Yesu ashimwe, haleluya. Duhagaze hano turi umuryango wa Efta, turashima Imana mu mitima yacu, turanezerewe ko twabonye umukazana muri Efta. Turishimye rero ku bwa Fanny na John kubera yuko hari icyo twungutse kidasanzwe, hari ikintu Imana ibikoze. Dushimye Imana rero ko yabigenje neza ikabikoze neza kandi turanezerewe mu mitima yacu. Twabageneye Imana rero mu muryango turi benshi cyane ariko habonetse abo ngabo kubera ko amasaha yagiye benshi batashye ariko banyurwe nuko batubona kugira ngo imitima yacu. Hanyuma blessing namwe mwe mwitegura Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Natwe nka blessing kwaya twishimiye ibi birori. N'abantu tubona tungana gutya tureba Imana ni yacu. Tunezezwa cyane nuko Imana ari yacu. Impamvu tubiririmba nuko dukorera ibirori nk'ibi ngibi mu ruhande rwacu tukanezerwa. Haleluya. Twishimiye rero ubukwe bwa Fanny ndetse na John, niyo mpamvu natwe twabateguriye impano. Reka tuyibashyikirize ubundi Imana izabahe kugubwa neza mu rugo rwabo kandi urugo ruzababera ijuru rito. hanyuma rero mbasaba muhagarare neza kugira ngo ino foto nayo izagaragare. Dukoresheje makorali bw'Imana, Imana yatuvuzeho byinshi cyane. Turashima Imana ko idusezeranya amasezerano yarangiza.
murimo muratwara igihe, muri gutwara igihe, hanyuma ngiye kubakatira. ujye mu bukwe bwanyu. Murakoze cyane. bose baritahiye ariko Murakoze cyane. Abandi mufite impano namwe murakoze cyane. Abandi namwe nimutambuke. hose igihe cyo gutanga impano kiragoringa joro. Nta bantu baba bagishaka kubura uko bagenza. Ifoto nayo tuyifate. Murakoze cyane nabo. Hanyuma niba nawe niganye umwanya twakora. Babiri mutambuke. Babiri akuzibonye nko mu bukwe bwanjye ibintu byo kumpobera amasaha yagiye ntawe uzakumva jyaho nawe uvaho uretse gumaho nawe jyaho mwana jyaho dufatire ifoto rimwe sawa. Murakoze cyane. Urebe hano sawa. Ganze ndaje kugenda urumva bite nsubira kiriya gishaka yicara ni nyine batanze. muze kugenda rwose namwe mutamiriwe. niko bimeze ariko byaba navuga ngo kuzinduka no kuzinduka niko bimeze kandi wataramiye Bwana Kereke ibyo. Hanyuma rero umuryango warambwiye ngo numara gushyikiriza Françoise umuryango Bwana Kereke azababwira bongere baguhe utubango twawe hanyuma tuze twongere twirikize igitaramo. Rero ubwo navugishaga nk'umunyihoro kandi nongera kugukumbuza kuzongera gutaramana nawe twavundire ibihugu by'amakaro tuze kureba twa tubando hanyuma nongere nsubire yanzanye njye kubwira umuryango wa Nasoni uko nasanze umuryango wa Nakreti agushakira utubando. Yego. Hanyuma kandi urajya kwegera hino ubwire ngo dore ubura wawerekeje ku Kamonyi nugeraho mu nzira ukumva hari ukuntu bigenze nawe uraza ukora bigenze uri mukuru. Murakoze. Ndashaka ko ubanza ukanageza aho abana bajya gutura. Ibyo nibyo nari ndimo hasiga mpabonye aho dusize Françoise kugira ngo ariho tuzamusura. uko niko kuri niyo mpamvu nagira ngo tubanza tubere
dushyire isengesho kuri iki cyiciro hanyuma tugere mu rugo rwawe. Navuze nti no mu rugo twageze iwanyu mukatwakira, reka tubasabire umugisha. Ibyo nibyo nendaga kukubwira, hanyuma natwe tuze kutwereka aho abana bajya kuba. uko ni ukuri.